Ikiganiro Tito Rutaremara yagiranye n'abarimo Col Bagosora umunsi indege ya Habyarimana ihanurwa mu ijoro ryo kuwa gatandatu Mata 1994 bimaze kumenyekana ko indege ya Juvenal Habyarimana wari Perezida w'u Rwanda yahanuwe. Tito Rutaremara wari mu banyepolitike ba FPR Inkotanyi yahamagaye abantu batandukanye ngo ubwicanyi bwari butangiye gukorerwa abatutsi bahagarare ariko bibi by'ubusa. Muri iryo joro ryo kuwa gatandatu Mata abaturage batangiye guhamagara ingabo za FPR zari ziri muri Senide bazibwira ubwicanyi buri gukorwa n'abajepe n'interahamwe bwibasiraga abatutsi n'abaministiri batavuga rumwe na Habyarimana. Impamvu bahereye kuri aba baminisitiri cyane cyane wari ushinzwe itangazamakuru na minisitiri w'intebe byari kugira ngo bababuze kuvugira kuri radio babwira abanyarwanda ibyabaye n'icyakorwa nyuma y'urupfu rwa perezida, cyangwa ngo bamenyeshe abanyarwanda icyo amasezerano ya Arusha ateganya mu bihe nk'ibyo. Amasezerano ya Arusha yateganyaga ko iyo habaye ikibazo kinini nk'icyari kibaye akanama ka politike n'igisirikare gahuriyeho n'impande zombi kagomba guterana. Ako kanama kari kagizwe n'abantu batandatu baturuka ku ruhande rwa FPR Inkotanyi n'abandi batandatu bo ku ruhande rwa guverinoma, bakaba aribo bemeza ikigomba gukorwa. Muri ayo masaha ya saa 4 Senide yatangiye kuraswaho abasirikare ba RPA bakora indake kuri Land Point igana ku kigo cy'abajepe n'ahandi hazengurutse Senide kugira ngo bakumire ingabo z'u Rwanda kwinjira muri Senide. Nta musirikare n'umwe wo kwa Habyarimana wabashije kwinjira muri Senide. Na saa 8 z'ijoro kwa gatandatu Mata Tito Rutaremara yahamagaye Bob wari umuyobozi w'ubutumwa bwa Minuari ndetse ahagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni amubaza niba hari icyakozwe ngo kwica abantu cyane cyane abatutsi no kurasa muri Senide ngo bihagarare. Tito yamubajije niba atazi ibyabaye, undi amubwira ko ntabyo azi. Muri ako kanya Tito Rutaremara yarongeye ahamagara General Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo za Loni mu Rwanda. Tito Rutaremara yagize ati ariko ibintu byabaye hari icyakozwe ngo bihagarare kandi bahagarike no kuturasa. General Romeo Dallaire ati tuvuye mu nama muri ambasade y'Abafaransa. Tito Rutaremara yakomeje abaza General Dallaire abari muri iyo nama, undi amubwira ko hari bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda Bob, ambasaderi w'Abafaransa, w'Amerika, w'Abadage n'uwa Tanzania, bashyizeho akanama k'abasirikare baba bayoboye muri icyo gihe gakuriwe na General Gatsinzi yungirijwe na General Ndindiyimana, ariko muri uwo mwanya uyoboye ni General Ndindiyimana kuko General Gatsinzi ari muri Butare adashobora kuza kubera umutekano muke. Ibyo ushaka kumenya byose wabibaza General Ndindiyimana. General Dallaire yahise aha Tito Rutaremara nimero za General Ndindiyimana, ariko Tito akomeza agira ati ese Bob ko yambwiye ko ntacyazi. Dallaire ati yakubeshye. Tito Rutaremara yafashe telefone ahamagara General Ndindiyimana aramubaza ati ko abantu barimo barapfa bicwa n'interahamwe n'abajepe, hari na bamwe mu baminisitiri bapfuye bakaba baturasa, murumva byagenda bite? Ko twamenye ko ari wowe uyoboye akanama k'abasirikare kayoboye igihugu muri iki gihe, ninde wahagarika abajepe barimo bica abatutsi? General Ndindiyimana yabwiye Tito Rutaremara ko ushobora guhagarika abajepe ari Col Bagosora, amuha nimero 2 za telefone ya Bagosora. Uyu Bagosora numwe mu bari bafite ijambo rikomeye mu gisirikare kuko yari yarakoze imirimo itandukanye, hakiyongeraho ko yavukaga muri Gisenyi ari naho hakomokaga Perezida Juvenal Habyarimana na benshi mu bayobozi bakuru. Muri Mutarama 1993 yari mu ntumwa zahagariraga u Rwanda mu nama Arusha ubwo hemezwaga igice cy'amasezerano y'amahoro kirebana no gusaranganya ubutegetsi. Ndindiyimana ataragenda Tito Rutaremara yaramubajije ati ko amasezerano ya Arusha ateganya ibigomba gukorwa iyo habaye ikibazo nk'iki ko atari byo mwakurikije. Undi amusubiza ko byihutirwaga kandi n'ibibazo bikomeye by'abanyepolitike. Bidatinze Col Bagosora yitabye telefone ya Tito Rutaremara nawe ati General Ndindiyimana yambwiye ko ari mwe mwahagarika abajepe n'interahamwe barimo bica abantu. Bagosora yabwiye Tito Rutaremara ati reka turebe. Undi amara nk'isaha arongera aramuhamagara ariko ntiyafata telefone. Tito Rutaremara yafashe ya nimero ya 2 arongera aramuhamagara, undi arayifata. Tito Rutaremara ati ese abajepe ko bakomeje kwica abantu ukaba ari wambwiye ko ugiye kureba kandi ko nta cyahindutse bagikomeje baturasa, murabona dukomeza kureba bica abantu? Bagosora yari imyoje ati ibintu birakomeye, ahita akuraho telefone. Mu gitondo cyo kuwa 7 Mata 1994 ingabo za Habyarimana zakuyeho telefone zose zakoreshwaga n'abayobozi ba FPR Inkotanyi zibabuza kuganira n'abanyarwanda bari muri Kigali, basigara bafite amahitamo yo gukoresha ibyombo gusa. Kuva muri iryo joro abatutsi batangiye kwicwa mu bice bitandukanye muri Kigali ndetse no muri prefectura zitandukanye. Jenoside ishyirwa mu bikorwa isi irebera.